Israel kaze Imana igahumugisha. Imana baje kuyisaba, Mana duhereza amafaranga, duhereze ibitandukanye, abandi bakaza Mana twari tuje dukize, ariko bakaza bashize imbere gukira cyangwa se ubutunzi cyangwa se amafaranga. Niyo mpamvu akenshi Imana itireba ikabona yuko nigukiza cyangwa se niguhereza ibyo yishakaho uzahita uyivaho bikarangira. Niyo mpamvu Imana yo akenshi irashaka ubanza uyimenye nurangiza unayakira, noneho numara kuyakira ikaza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ibintu byose bizagenda bikoreka, bizagenda neza. Rero icyo gihe byabaye ngombwa yuko tugumaho ngaho. Niyo mpamvu ikintu cyose uzaba urimo gukora uzajya ushira imbere Imana kandi uzajya ugikora wabisengera, niho ibintu byose bizajya bigenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Noneho icyo gihe byari bigoye cyane, ariko haje kugera igihe noneho za kugumaho ngaho. Ndavuga ati none se uyu mwana nzamutangaho ikimazi, bizagenda bite? Ubuzima bwanjye buzagenda bute? Noneho uko naje kugumaho ngaho byasabye yuko mu mutima wanjye nari mfite agahinda, nta munezero na muke nari mfite habe na muke. Niyo mpamvu twebwe dusenga Imana, twebwe duhamagara imbaraga z'Imana yacu. Niyo mpamvu buri kintu cyose tuzajya dusaba Imana yacu kizajya kigenda neza. Noneho icyo gihe niyo mpamvu nari ndimo kubasobanurira neza yuko nujya imbere y'Imana uvuga ngo narije Mana kugira ngo unkize, uzajya uzana umutima wawe wose, ariko uzabanza umenye iyo Mana ushaka kugukiza iyo ariyo. Niyo mpamvu tujya tukunda kumva ijambo ry'Imana tubwira ngo ibyo twebwe tujya dutekereza, ibyo twebwe dutekereza yuko Imana yakora, iyo twebwe dutekereje yuko Imana yacu ifite intege nkeya, yo ihitiza mu ntege nkeya ziri hasi cyane yizo twayitekerezaho, yizo twatekereza yuko yabifite. Ariko nidutekereza yuko Imana yacu ari inyembaraga, tuzamenya izahita izana imbaraga zikubye kabiri yizo twatekerezaga yuko yadukorera. Rero naje kugumaho ngaho. Uko iminsi yagiye irangira nababwiye yuko iyo nakoraga ikosa nitaba alo nkuko sanzwe nitaba n'abandi. Nababwiye yuko najyaga nitaba ngo karame bantu bakuru. Rero iyo nitabaga ngo alo byabaga ngombwa yuko namaraga ibyumweru bibiri ndishanya ibyasiriye. Imana idufashe cyane. Niyo mpamvu ibi ngibi benshi bihutiramo, benshi bagenderamo, ntago baba bazi ibyo ari byo, ariko hejuru y'imbaraga z'aba Illuminati, ni hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu benshi izi mbaraga z'Imana wizeye Imana ukayiringira, Imana izakwereka imbaraga zayo kandi bizagenda neza. Imana idufashe cyane. Noneho naje kugumaho ngaho, iminsi igenda irangira, byabaye ngombwa yuko bambwira ko wa mwana ngomba kumutanga. Noneho haje kugera igihe baranzanira igitabo nagombaga kwandikamo izina ry'uwo mwana. Namara kuryandika ndangije nkahita sinyaho yuko uwo mwana mutanze. Hari abazingura muterura ukamujyana, bakuzanira igitabo urangije ukandikamo izina ry'uwo mwana, barangije bakamwohereza umudayimoni akamuteza uburwayi, arangije akarwara akaremba, ukamujyana kwa muganga bikanga, arangije agapfiramo. Imana idufashe cyane. Rero icyo gihe naje kugumaho ngaho. Uko iminsi yagiye irangira igenda irangira, noneho naringeze kuri icyo gitabo. Uko baje kumpereza icyo gitabo barazanye nandika izina ry'uwo mwana, maze kuryandika byari ngombwa yuko mpita sinya imbere y'iryo zina. Noneho nararyanditse, ngiye gusinya imbere y'iryo zina ya karamu iracika, irangije igwa hasi. Imaze kugwa hasi naje kuguma aho ngaho. Noneho maze kugumaho byabaye ngombwa yuko bahita bavuga ati nanze gutanga uwo mwana. Maze kubyanga, iyo karamu imaze kucika ikagwa hasi, ntaje kugera ubwo bahita bafata baranjyana ahantu batangira kunkubitisha akura cyangwa se amashanyarazi. Batangiye kuyankubitisha, imbaraga zanjye zose zari zashize, nta mbaraga na nkeya nari ngisigaranye. Noneho ubwo icyo gihe bamwe nafashe umwanzuro, mbaho numva afite umujinya mwinshi. Ndavuga ati ibi bintu nagiyemo ndareba nta mahoro mbifitemo, ndareba nta mahoro na makeya mbifitemo. Rero haje kugera igihe kubabwira ati rero ibi bintu byanyu giye kuzabivamo n'ubundi nta mumaro, nta kintu bimariye na gitoya. Rero haje kugera ubwo vuga ngo fata umwanzuro yuko ibyo bintu ngomba kuvamo by'aba Illuminati kujya nkoreshwa n'abadayimoni ngendera kuri kondisiyo zabo. Rero narabirebaga nkavuga ati mfite imodoka, mfite n'inka, mfite ibintu byose. Nkavuga ati nimara kubivamo nta kintu bitwaye, n'ubundi nzakomeza mbeho, nzakomeza ngubwe neza.
rero icyo gihe yuko nabitekerezaga siko byaje kugenda, naje kubivamo. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndaza kugerageza byinshi mbihine. Naje kugera ubwo ngubwo maze kubivamo, noneho mbivuyemo haje kugera igihe ya modoka ya V8 umuriro uraza, ya modoka irashya. Rero ya nkoni sinababwiye ukuntu yajyaga ikora, benshi bavuga ati iyo nkoni wayikoresha gute. Iyo nkoni mu kuyikoreshaga, iyo nabaga ndi i Kigali, iyo ngiyo twaberetse ku ifoto, iyo nabaga ndi i Kigali nkashaka nko kujyaho n'urugero mu gihugu cy'ubundi, ntabwo byabaga bigoye cyane. Nasangaga nkoresheje iminota 5 yonyine kuva i Kigali kugera muri iki gihugu cy'ubundi. Rero icyo gihe nakoreshaga iyo nkoni, kandi iyo nkoni ni ukuvuga ngo ni njye jyenyine, nta wundi muntu yabaga yemerewe no kuyifataho byonyine. Noneho rero igihe cyaje kugera, icyo gihe kimaze kugera naje kuguma aho ngaho. Noneho maze kuguma aho ngaho ndareba nta mahoro na makeya afite muri njye. Noneho mfata umwanzuro w'uko nguko nyine uko nari mbivuze yuko ngomba kubivamo. Noneho maze kubyanga nkavuga ngo ndabivamo, rero njye natekerezaga yuko nzakomezanya ubutunzi nk'ubwo nari mfite, bizakomeza bigende neza, ariko siko byaje kugenda. Niyo mpamvu twebwe twamenye Imana ntabwo twari kujya dusengera ibintu n'abadasenga bafite. Iyo mpamvu kubera ko ntabwo icyambere ntabwo tuba tuzi iyo babikuye, niyo mpamvu bo ntabwo tuba tuzi banga bakoresha kugira ngo babigereho, ariko mureke twebwe tujye twegera Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo isi n'ibiyuzuye ni ibyo Uwiteka. Niyo mpamvu Satani nawe yabonye ko byose ibiyuzuye ari ibyo Uwiteka, arangije arabifata, arangije abikora fotokopi. Amaze gukora fotokopi yabyo, ahita kugira ngo umuntu azajya abishaka anyuze mu zindi nzira zitandukanye n'inzira abasenga Imana banyuramo, kugira ngo bizajye nta makeya afite. Niyo mpamvu nawe ntabwo yaguhereza itunga uvuge ngo uzarikuramwe amahoro na makeya, ntabwo bishoboka. Ariko mureke twebwe twegera Imana yacu, abantu bayimenye. Nitumara kuyegera tuhite tuvuga ibi turi ku mutima byose. Niyo mpamvu Imana yacu nayo izagenda itugirira neza. Rero nari najya kure, reka dusome irindi jambo, reka dusome ijambo ry'Imana turisomere hamwe. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo riri mu gitabo iki ngiki Abakorino ba kabiri, igitabo cya kabiri cy'Abakorino, ibice 6, ibice 7 ku murongo wa 2, cyangwa se reka duhere ku murongo wa mbere, nta kibazo. Imana ibahe umugisha. Haravuga ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyeze imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejeje rwose kubaha Imana. Imana yacu ni ishimwe cyane. Iri jambo ryatubwiye ngo ni ubwo dufite ibyo byasezeranyijwe, ubwo dufite ijambo ry'Imana rigendera muri twe, ngo tugende twiyejeje rwose, twiyeze imyanda yacu iri ku mubiri no ku mutima. Ariko benshi baba bumva nta kintu bibabwiye, baba bumva bavuga ngo gakiza kabamwe imbere cyangwa ibintu byinshi, ariko ijambo ryatubwiye ngo dukwiye kwiyeza imyanda yose yari turi ku mubiri no ku mutima, kugira ngo rwose twubahe Imana yacu. Noneho benshi ariko b'iki gihe aho kugira ngo bubahe Imana bahisemo kujya bubaha abantu. Kubaha Imana nta kintu bibabwiye, ahubwo bahitamwo abantu bakomeye cyangwa se abandi bo mu isi mu miryango yabo cyangwa se amazina akomeye. Ariko wagakwiye kubaha Imana yawe, niho ibintu byose bizagenda neza. Imana ishimwe cyane. Rero ibintu byose nitujya twizerera ijambo ry'Imana, tukaryizera tukarikomeza, ibintu byacu byose bizajya bigenda neza. Niyo mpamvu icyo gihe maze kubivamo imodoka igashya, niho mpamvu natangiye kubona yuko ibintu byose ndimo nta mahoro na makeya nari mbifitemo. Nawe niba waciye mu zindi nzira kugira ngo ubone iryo tungo, uzajya usenga Imana kugira ngo izakubohore nk'uko yamubohoye. Kubijyamo biroroha, ariko kugira ngo ubivemo ntabwo biba byoroshye na gato. Niyo mpamvu nimujya muguma imbere y'Imana musenga, Imana izagenda ibigenza neza, Imana izagenda igucira izindi nzira, kandi bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo. Rero mureke tujye tuguma ku Mana yacu, kugira ngo Imana ibintu byose kugira ngo izajye ibigenza neza. Rero ikintu cyose uzajya ukora, uzajya ushira Imana imbere, Imana ibahereza umugisha mwinshi. Rero bw'icyo gihe byabaye ngombwa yuko navuze ati, rero ndareba ibi bintu ndimo ntabwo bimereje amahoro,
kandi imodoka yanjye imaze kuvaho.